ari ikibombe gikomeye cyane. Hallelujah. Nushaka batera haleluya, ujya utekereza icyifuzo ufite kikuremere, ugiterere haleluya wicecekere. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igira imbaraga utarayisobanukirwa ihangane. Amen. Ariko haleluya igira imbaraga muyikunde. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngira ubuntu bwo kuvugira Imana muri aka kanya. Imana ndayishimiye cyane. Ni ibintu bikomeye n'iby'agaciro cyane. Ikintu kirimo gusavinga Imana ndacyubaha. Imana irakomeye kandi irahambaye. Imana y'imbaraga. Imana ifite ubutware bwinshi n'ubushobozi. Nawe wagiriwe ubuntu bwo kuza imbere yayo, ujye ubiha agaciro, urekonesa imbaraga z'Imana, ujye umenya ubuntu wagiriwe, ntukabifate nk'ibintu biraho. Nkuko Dawidi atigeze abifata nk'ibintu biraho kandi ari umwami. Aravuga ngo narishimaga ubwo ambwira kuza mu nzu y'Imana. Niba ari umwami wari ufite byose akanezezwa n'icyo gitambo gusa. Ijambo riravuga ngo umunsi umwe imbere y'Imana ngo uruta imyaka 1000 hanze. Yesu ashimwe. Wakwirwa upagasa ukirwa muri gahunda zawe, ukabona amafaranga menshi cyane, ukabona amamiliyoni, ukabona biragenda, ariko ntuzigera ugira amahoro n'umunezero ushyitse nk'uko imbere y'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuko mu nzu y'Imana ho dukura umunezero ushyitse. Mwe kwitiranya amahoro umuntu ashobora kubona, nta mwana w'umuntu waguha amahoro ashyitse, nta nubwo ubutunzi bwaguha amahoro ashyitse. Ushobora umutima ukaguhagarara neza, uba muri etaje ufite n'amamodoka, ukumva ubuzima burakubihiye. Umunezero ushyitse tukura ku imbere y'Imana. Amahoro ashyitse tuyakura ku imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana Kristo atanga agira imbaraga. Yesu yajyaga abonera ikintu intumwa akazibwira ngo amahoro bana banjye. Aho yageraga hose Yesu yarazi ko amahoro ari ikintu gikomeye, we yagendaga atanga amahoro. Ahantu yageraga hose yaravuga ngo amahoro, amahoro abe murimo. Amahoro bana banjye. Nuko amahoro ya Kristo arusha imbaraga ikintu cyose. Mukunde Imana, mukunde kuza mu nzu yayo, mukunde kuyikorera. Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga kudacogora gukora ibyiza. Cyo nkundira Mwuka Wera iyo yifatiye controle, ubu twese uri buhagarara turagenda duhuza, nta uri butane. Birori yatangiye numva neza amagambo, ntawe bateguriye hamwe n'undi, ariko ko Mwuka Wera afashe controle nicyo cyiza cya Mwuka Wera. Arayobora kandi akabona igikwiriye. Haleluya. Haleluya. Kantere haro eshatu zo gushima Imana. Ntimuzirambirwe nge ziba ziri kumfasha. Yesu ashimwe cyane. Ntimuzirambirwe. Ijambo ravuga ngo yemeye gukirisha ipfu by'ibwiriza. Imana ushobora no gutera haleluya ikibazo cye kigakemuka. Ushobora kuvuza induru, ushobora ngo fata ikintu bya bintu abantu batabona ko bikora. Ibyo bintu bigira imbaraga nyinshi cyane. Yesu ashimwe. Ujye ukunda guterera ibibazo byawe haleluya. Uri gutangaza ko Kristo yanesheje. Uri gutangaza ko Kristo ashoboye. Uri kuvuga ngo Kristo ushimwe, bibe bityo ashimwe kandi ahabwe icyubahiro ibihe byose, kubera ko icyubahiro aragikwiriye. Kristo icyubahiro aragikwiriye. Ibi tugiye kuvuga byo kudacogora gukora ibyiza, ibintu byose ukora ujye ubikorera Kristo umwubahiriza, uvuga ngo ni ukuri ndarekonesi neza watugiriye, nzahora mbivuga uko nzakandagira. Kantere haleluya eshatu zo gushimira Kristo. Haleluya. 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 Twese turamushimira ko yatugira ubuntu, turi guhumeka umwuka w'abazima. Mu minsi igoye nk'iyiruhije twese turi muri urugendo, turi hanze turabibona, kuwagira ubuntu bwo kuza imbere n'ubuntu bw'Imana. Turamushimira ko yaguhaye kumumenya. Tuzitera wumva ubihaye agaciro, uvuge ngo yangiriye ubuntu ankura mu magana, arantoranya, aranyegereza, angira uwe bwite, ndi umwana ndi igikomangoma. Icyo kintu rero kijye kigutera kumushimira no kumwubaha no kuvuga ngo mubyeyi ndarekonesi neza wangiriye. Haleluya. 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 Akomeye yabakirishije. Amen. Mumenye imbabazi ze ku buzima bwanyu. Mwahora muvuga ngo ni ukuri Imana. Buri kintu cyose turakubashye. Babwire gato ku Mana mwaje imbere. Yesu ashimwe ntaravugira ijambo. Umve kuntu Imana iteye ubwoba.
nongera kumvisha uburemere bw'Imana. Imana igire ko ibintu bikaba nk'ibyo ushobora guhura nabyo byose, ushobora kuba wayishidikanyaho, ariko Imana ifite amaboko magari. Imana ifite amaboko magari, yigeze ireka Abayisiraheli barakubitika kandi ibona muri Isiraheli, muri Egiputa. Ariko hari ijambo rimbwira ngo mu gicuku cya nyuma cy'uwo munsi, ubundi Imana ihagurutse gukora, ngo yitegereje ngo inziga zabo, Abanyegiputa bari bakurikiye bafite umuvuduko mwinshi cyane, ngo Imana, nkunda ijambo rivuga ngo irabitegereza, nta kikoze nta n'ikivuze, ngo inziga zabo zitangira kurekurana, zigenda ziruhije icyuba gusa kuko yabitegereje kandi yamanutse gutabara Abayisiraheli. Imana imanutse gutabara. Nkunda icyubaro cy'Imana, nkunda imbaraga z'Imana, nkunda gukora kw'Imana. Imana yacu ifite imbaraga. Igitondo kimwe Abafilisitiya n'Abashidodi banyaga isanduku y'isezerano bayikuye muri Isiraheli. Abatambyi bacika umugongo n'Abayisiraheli bavuga ngo bavuza induru ati turapfuye, isanduku y'isezerano iragiye. Baravuga ngo icyubaro cy'Imana kivuye muri Isiraheli, kuko Imana batajya bayirwanirira. Bo bumvisha ishyano riguye, baravuga ngo turabigenza gute, turayikura gute muri ariya maboko y'ababisha. Bumvaga ari amaboko. Abafilisitiya icyo gihe bari bamaze barwanyaga Abayisiraheli, Imana ibishima ko iyo sanduku bayitwara. Ariko hari amagambo nkunda hepfo cyane, Imana irabareka barayijyana. Bibiliya irambwira ngo ukuboko kw'Imana kurabaremerera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nujya wumva ibintu bikuremereye, jya ubwira Imana ukuboko kw'Imana kubiremerera. Ukuboko kw'Imana kuremereye ibintu bikuremereye cyane. Bibiliya irambwira ngo ukuboko kw'Imana kwarabaremereye bicuza impamvu Imana itavuze. Bati isanduku ko bayiteretse gusa mu gihugu cy'iwabo mu Bafilisitiya, ngo ukuboko kw'Imana gutera umuborogo icyo gihugu, Imana ntibajya bayirwanirira, ngo habaho kuremererwa gukomeye, ngo barwara ibibyimba, ngo umuborogo, umubabaro, habamo umubabaro mwinshi cyane. Abantu barapfa ibihumbi, baravuga ngo bajya inama ngo turabigenza gute ngo isanduku ituve mu biganza. Ni iki turi bukore? Ngo bajya inama batware b'Abafilisitiya, mureke dushaka impongano. Bashaka ngo imbeba bazibaza mu mazahabu, bashaka ibintu byinshi by'impongano. Baravuga ati nituyikora iratwisha, muyishyire ku nka, bashaka inka ebyiri z'imbyeyi, muyishyireho n'amaturo n'ibiki, muyireke igende isanduku. Izi nka nizigenda zikagera muri Isiraheli, kandi koko zaragiye zigerayo, zaragiye bagenda bakurikira barebe, ziragenda zigerayo muri Isiraheli. Imana nje kubabwira ngo ntibayirwanirira, nje kubabwira Imana mwicaye imbere. Yesu ashimwe cyane. Si ibyo ngiye kuvuga, ariko sinabura kutababwira imbaraga z'Imana mwaje gushaka, ko ari Imana ikomeye cyane. Ni Imana ishoboye kurwana n'icyo kibazo ufite kikuremereye cyane, uburemere gifite n'ubukana kigufiteho. Iyo kigeze imbere y'Imana gihinduka ubusa. Yesu ashimwe cyane. Muyizere, muyishakane umwete, Imana irihagije. Ayo magambo yaranejeje cyane nyasoma, ukuntu baremerewe cyane bikomeye cyane, bakayigarura nkawe ugiye kuyigaruza. Imana ntibayirwanirira. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoma ijambo riri mu Baroma 2:6 haravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ngo abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Haleluya, haleluya. Ngo abishakisha gukora ibyiza badacogora, ngo izabitura ubugingo buhoraho. Ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvire iby'ukuri, ngo ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izatera umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro, haleluya, n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura ku butoni. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Naravuze ngo Imana iyubashye irakubahisha. Haleluya. Ntabwo irobanura ku butoni. Kandi nababwiye ngo ijambo ry'Imana ikataloge kuba Kristo. Twe kujya tubisoma nk'ibintu byanditse, twige kujya tubigira ubuzima, twumve ko yabyanditse ibyo byanditse gutyo nyine.
ariko kuri n'Imana ivuze ngo nzakugirira neza, iryo jambo rifate wumve ko izakugirira neza itakubeshya. Yesu ashimwe, kuko ibintu Imana yavuze aha ni iby'ukuri, ntabwo Imana ibeshya. Aya magambo ni amagambo y'ubuzima, ni amagambo y'ubuzima yubaka. Ijambo ry'Imana yaratubwiye ngo nje kukubwira ngo, yatubwiye ngo kudacogora gukora ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Nje kukubwira ngo ntucogore gukora ibyiza. Niwumve warakoze cyane ukumva ntago urimo urabona, nta ngororano urimo urabona, ntago urimo uriturwa iby'ibyo wakoze. Yesu ashimwe cyane. Ariko umenye ko Imana yacu ariyo kwizerwa. Ibyiza byose ukora umenye ko hari aho byandikwa. Mu ijuru batubwira ko hari igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'imirimo. Biravuga ngo imirimo y'abera izibukwa. Icyiza cy'Imana ni uko imirimo yawe igera no ku rubyaro rwawe. Haleluya. Kubera ko iba yanditswe, kandi Imana ijambo ryigeze ritubwira ngo gusenga kwa uriya mugabo umutwara utwara yitwa Nikodemo, ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe ngo byazamutse bigera imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo gukora neza bigira umumaro munini cyane ku buzima bwawe. Haleluya. We yabikoraga neza gusa akapfa kubikora, ariko Imana iragenda irabirekonesa, bituma Imana imanuka. Yari umunyadini ariko uzi gukora neza, bituma Imana imanuka ibwira Pawulo ngo ngutumye imubwira ku mugaragu imutumyeho. Uwo mugabo yari inshuti y'Imana, yubahaga Imana, ariko yari ataratura. Yesu ashimwe. Ni nk'uko twebwe wenda twebwe biratubwira ngo ni watuza akanwa kawe. Bajya bakunda kuvuga ngo buri torero ryose rifite umugeni. Uriya mugabo yari umunyadini agakora imirimo myiza, ariko icyiza cyose imirimo myiza hari aho yandikwa, ariko yari ataratuza akanwa ke ko Yesu ari umwami n'ubukiza n'ubugingo bwe. Niyo mpamvu Imana yasitumye Pawulo kugira ngo impuze nawe. Yesu ashimwe cyane. Yature, ariko biratubwira ngo byabaye urwibutso imbere y'Imana. Imirimo myiza ushobora kuwukora kuvuga ngo ibintu nkora Imana kwitanyitura, ko Imana igihe nakoreye neza, ko ntanga cyane, ko nitanga, ko senga ibi bintu, ariko nje kubwira ko Imana ibirekonesa, kuko ijambo ryo yarabitubwiye ngo Imana izitura umuntu wese ibikwira ibyo yakoze. Yesu ashimwe. Ibintu byose ukora Imana izabikwitura. Amafaranga utanga, amaturo uhora utanga mu nzu y'Imana, Imana irareba. Ibyacu mutanga niba ubitanga, imfubyi ufasha abantu ufasha. Yesu ashimwe. Ikintu cyose biravuga ngo utanga ngo arusha umugisha uhabwa. Yesu ashimwe. We wikuyeho ikintu, Yesu ashimwe, wowe ukikuraho ikintu, kugira neza kwawe, umutima wawe, hari umuntu uri kugirira neza ukeneye affection yawe. Yesu ashimwe. Akeneye ku rukundo rwawe. Biravuga ngo uzi gukora neza ntabikoreye mubera icyaha. Bivuga ngo hari ibintu biri muri wowe Imana yashyizemo undi muntu akeneye. Gusekera umuntu, kumubwira neza, gutanga ubuzima. Ushobora kutabona amafaranga, ariko amarangamutima yawe uhaye umuntu ukaba umugiriye neza cyane. Yesu ashimwe cyane. Ukaba umubereye umucyo. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo uwo muntu kuri 9 ni ku 10. Yesu ashimwe. Oya ni kuri 7 ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Haleluya. Bibiri tubwira ko imirimo myiza ituma umuntu arama. Haleluya. Hari ijambo muri Zaburi ribivuga rikatubwira yuko ngo imyaka y'umunyabyaha ngo izatuba. Ushobora kuvuga ngo ese harimo barakenyuka bagize gute, ariko imirimo myiza iherekejwe no gusenga no buri usenga, ko biri tubwira ko Ananiya uriya mugabo Nikodemo yarasengaga. Yesu ashimwe cyane. Akagira n'ubuntu. Niyo mirimo ifatanyije no kubwira Imana no kugirana no gusenga ubwira Imana. Iyo usenga nk'uko Ezekiya yasenze yibutsa Imana. Yesu ashimwe cyane. Si ukubikora, ushobora kubikora gusa bikaguhesha umugisha muri icyo gihe, ariko niyo unasenga ufitanye ubusabane n'Imana bigira umumaro munini cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko biratubwira ngo yarasenze, Hezekiya yongererwa imyaka 15. Yibutsa Imana imirimo ye. Mu gusenga relationship ufitanye n'Imana iyo bishyizeho byongeyeho imirimo bikintu gikomeye cyane, igukubira ukiri mu isi ndetse n'ubugingo buhoraho. Niko ijambo ryatubwiye ngo izitura umuntu wese ihwanye n'ibyo yakoze, ngo abashaka ubwiza, hari ubwiza Imana yaguha ukiri muri ubuzima. Haleluya. Kubera imirimo myiza wakoze, ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro ngo no kudapfa. Haleluya. Hazamo rya jambo nabwiye ngo ntitugapfe kubisoma, tujye tubiha agaciro. Iri jambo risengeremo, ukora imirimo myiza kandi nanone usengera mu ijambo. Ubwira Imana ngo Mana ijambo rye rivuga gutya. Mugiye mwiga gusengera mu ijambo bigira imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ni nkuko Satani yateye Yesu
Yesu akamutsindisha ijambo, aramubwira ngo handitse ngo ntujye ukunda gusengesha ijambo cyane kuruta uko wabwira amarangamutima yawe Imana, kuko ijambo ari kataloga Imana yubahiriza amahame. Kandi yabwiye Yeremiya ngo urareba iki? Ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Aravuga ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye. Yesu ashimwe cyane. Iyo ubwira Imana ngo Mana ijambo ryawe rivuga gutya, Mana wavuze gutyo, Imana ikomeza iryo jambo, irarikomeza iraririnda. Imana ntijya yivuguza, iraririnda nk'uko ijambo rivuga ngo yibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhemere. Yesu ashimwe cyane. Ugakora imirimo myiza ntucogore. Naje kukubwira ngo ntucogore gukora ibyiza. Haleluya. Kubera ko hari aho byandikwa kandi harimo n'umugisha mwinshi, bidufitiye umumaro gukora neza. Yesu ashimwe cyane. Ngo harimo icyubahiro, harimo ubwiza no kudapfa. Haleluya. Umuntu ukora imirimo myiza ntapfa, ntabwo urupfu rwaba. Hari igihe ruza ku marembo rukwegereye ariko imirimo myiza ikarusubizayo. Yesu ashimwe cyane. Imirimo myiza ikarusubizayo, Imana ikabona ko ugikenewe. Uracyari umumaro mu gihe runaka, uracyari umumaro. Itora iragukeneye, umuryango uragukeneye, isi iragukeneye. Imana ntibyemere kupfa nk'uko Tabita itabyemeye. Yesu ashimwe. Baratabaje bibutsa Imana imirimo. Nawe niyo aza gusenga mbere y'uko apfa, agasengera muri iri jambo, imirimo y'umuntu iramuvuganira. Biravuga ngo ahabwa kudapfa. Niko ijambo ritubwiye ngo uwo muntu ahabwa kudapfa, ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Ngo ibi bintu mvuze biritubwiye ngo tubishakishe gukora ibyiza tudacogora. Mwumvishe ko ari ukwiha intego. Biratubwiye ngo nitubishakishe gukora ibyiza. Ibi bintu Yesu ashimwe cyane. Ndagira mbisubira kugira ngo mubyandike muri memoire, mu bitware, ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro. Umuntu ashobora kuba havuga ngo akajya asengera ngo bamukunde, ariko muri we adafite imbuto yo gutanga, yo gukunda. Bivuga ngo imirimo myiza wowe urabanza ugatanga ibyiza bikakugarukira. Wishaka ko bagukunda kandi wowe utagira gutanga gukunda muri wowe. Ntago wita ku bantu kandi urashaka ko bakwitaho. Yesu ashimwe. Bibi ijambo ryatubwiye ngo ibintu tubishakishe gukora ibyiza tudacogora. Bivuga ngo ni ibintu ugomba gukora ukitoza udacogora. Ukabigira intego y'ubuzima bwawe gukora neza. Haleluya. Ukabigira intego mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukumva ugize neza, wabona amafaranga runaka ukumva wakuraho first of all ni cyacumi maturo, no kukumva wahesha umuntu umugisha. Ukumva wahesha umuntu umugisha, uriya muntu iyo yicaye avuga ngo Mana kanaka umuha umugisha, agira ubuntu bwinshi, kanaka amesheje umugisha. Yesu ashimwe cyane. Buriya nk'abana b'abajene, abasiribatera, abajene b'abashomeri, wabonaho amafaranga ukamuha nk'ibihumbi 10 cyangwa 5, arishima. Hari igihe abashaka gukora nk'umusatsi ukamukorera nk'ikintu gikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa akeneye urukweto. Gukora imirimo myiza bigira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, n'ejo hazaza no ku rubyaro rwe. Ntitukajye twireherezaho twikunda twikurura gutya, twirengagiza ko ijambo ry'Imana ibintu bivuga ari ukuri. Kandi Imana yacu ni Imana y'amahame. Imana ikunda gukorera mu mahame cyane. Haleluya. Niyo mpamvu n'abanyamadini uzasanga bakunda kujya gusura abarwayi, bakunda kugira imirimo myiza, cyane. Buri siza akantu nigeze kubona baranditse, sinabibonye hera, ngo gusenga cyane nk'abarokore, ngo kugira urukundo nk'abayisilamu. Bagenda bavuga utwo tuntu bivuga ngo ni idini. Buri bazi nyine ko abarokore bashobora kuba basenga cyane ariko imirimo ntibayiteho. Bakabona wenda mu kirokore ntidufite urukundo rwinshi tugasenga, ariko gusenga gufatanyije n'imirimo myiza bigira umumaro munini cyane, bigira umumaro ukomeye cyane. Yesu abihagararaho. Ushobora kuko impamvu abitindaho abishingaho icumu nuko yavuze ngo mukunde abanzi banyu, kandi byose biva mu rukundo. Imirimo myiza irabanza mu mutima wawe, ukagira umutima wo kugirira impuhwe abantu, wo kumva wakora neza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryaratubwiye ngo mukunde abanzi banyu, kandi bigoye buriya gukunda umwanzi biragoye pe. Buriya gukunda umuntu ugukunda biroroha, ariko umuntu utakwitayeho kumukunda bigoranye. Ariko aho niho ubukristo buteretse. Yesu yaravuze ngo nibagutwara ikanzu ngo uzabahe n'umwitero. Yerekanaga ko umukristo ari umuntu ugomba gukiranuka kugera ku munota we wa nyuma, kugaragaza ubumana kugera hahandi nubwo bidashoboka. Ushobora kubana n'abantu bakugora ariko bakakubonamo imbuto nziza, bakakubonamo ibyiza kubwami bw'Imana, kuko Kristo Yesu ashimwe cyane. Muri we harimo ibyiza, harimo kuko baramututse yari ku musaraba,
baramuciraga. Umugabo araza, umwe wamushinze icumu mu bamurwanyaga, yaramushinze icumu n'urwango, amazi ava mu rubavu rwe, amutonya amazi avanze n'amaraso, agwa mu jisho ry'uriya mugome, ahita areba yari impumyi. Ijambo riratubwira ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Twebwe yahamagaye, twebwe tugomba kugera ikirenge mu cye, niko ijambo ritubwira. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo tugomba gukora neza tudacogora. Ntukavuga ati igihe namugiriye neza ntago yumva, igihe namwihanganiye ndumva ndambiwe, igihe nagize gutya ntago yumva. Izo complaints zose iyo tujya imbere y'Imana, kuko Imana yacu yera, bizatwara itorero dafite umunkanyari n'ikizinga, kuko Imana yacu ikiranuka mu gato n'akanini. Yesu ashimwe cyane. Imbabazi z'Imana, twe twamenye Kristo, twebwe yahamagaye yagize abana be, twe yagize abana be bwite, tugomba kugira kamero nk'ak'Imana. Isi katubonamo Imana, babandi bafite karakteri zigoranye bakatubonamo Imana. Navuze ngo nukubyitoza n'uguhatana. Yesu ashimwe cyane. Ukabigira ubuzima bwawe gukora neza, kuko bazabasoromaho iyo neza. Niyo mpamvu bitubwira ngo n'abanzi, ngo kunda abanzi. Yesu yaravuze ngo mukunze, ngo ababakunda mwagororerwa iki. Yesu ashimwe cyane. Gukunda umuntu uzi ko atagukunda biragoye, ariko bagomba gusoromamo Imana. Yesu ashimwe cyane. Kristo ni urugero rw'ubuzima tubayemo. Ntabwo twavuga ngo Kristo yari Imana. Yambaye umubiri arwara intambara nk'izo turwana, yanyuze mu rugendo rubabaje rw'umubabaro mwinshi cyane. Yigeze avuga ijambo rivuga yarababaye nawe ava amaraso, kuko nawe urugamba, igihe cyo gutanga umubiri we, igihe cyo kuba agiye kwitanga, agiye ku musaraba, Bibiri tubwira ko yari muri Getsemane arimo arasenga. Urugamba rukomeye cyane, rwari rukomeye kubera ko filime y'ubuzima yari kuzacamo yararuzi. Ariko kubera yari yambaye akamero k'umuntu, aravuga ngo data iki gikombe ngo cyandenze, ngo kindengeshe niba bishoboka. Nyuma arigarura avuga ngo nako niba uko nshaka yuko wowe ushaka. Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo inzira tunyuramo, hari n'ahandi avuga ngo nagize agahinda ngo kenda kunturitse umutima. Bivuga ngo Yesu aza agahinda. Ubuzima ducamo nawe yabuciyemo. Haleluya. Yabunyuzemo azi kubabara, gukena. Yesu azi gukena. Imana yatweretse byose kugira ngo tutazagira icyo twitwaza. Yesu yavukiye mu muryango w'ababaje, ntiyigeze ajya muri hoteli ngo bamujyane kuvukirayo, ngo aragenda mu nzu. Byose Imana ni plan z'Imana kugira ngo tutazagira ikintu na kimwe twitwaza. Yesu ashimwe cyane. Iyo hoteli ntibigeze bakira Mariya ngo ayibyareremo. Bavuze ngo ko ibyumba byuzajya kuryarira mu muntu, bamujyana mu kazo, bamujyana mu nzu yo hanze abyara ahantu habi hasana nabi. Yatwerekaga urugendo anyuzemo ko nta nzitwazo muri ubuzima. Abantu arusha icyubahiro, abantu arushe gukomera, abantu arushije navuga iki ko Yesu afite icyubahiro cyinshi cyane. Bibiri irambwira ngo jambo yahozeho nta cyaremwe kitaremwe nawe. Icyubahiro niwe ugitanga, ubukire niwe ubutanga, gukomera niwe ubitanga, kubahwa niwe ubitanga. Niwe nyiri icyubahiro cyose, niwe nyiri ubushobozi bwose, ariko kwemera guca bugufi kugira ngo tumwigireho. Yesu ashimwe cyane. Uzi gucira mu maso umuntu nk'uwo ukomeye gutyo, bakamufataho ijambo uko bishakiye, bakamucira amaso icyubahiro cye bakagitesha agaciro, agaceceka. Ntiyababwira ngo ari ku muzi wundi we, agaceceka. Yagira ngo inzira tuzacamo tuzatera ikirenge mu cya Kristo. Yesu ashimwe. Nta mpamvu tuzigera dutanga yo kudakora imirimo myiza. Nje kubabwira ngo gukora neza udacogora. Yesu ashimwe. Tugomba gukora ibyiza tudacogora, kugeza ku munsi wa Kristo ubwo azahagarara ku bicu aje gutwara itorero. Kuko imirimo y'abera mu ijuru harandikwa. Twakavuze ngo bizarangirira mu isi, ariko hari igitabo cy'imirimo mu ijuru. Amagrade nk'uko mu isi tuyabona no mu ijuru ariyo, n'ikigeretse uhabwa ubugingo. Ni uguhabwa ubugingo ugahabwa n'ibyiza byose wakora ukabihemberwa. Ntabwo ari bizarangira hano ngo urapfuye birarangiye. Ariko twumvisha ijambo kuntu ryatubwiye ngo abashaka ubwiza n'icyo no kudapfa ngo babishakire gukora ibyiza badacogora, ngo izabitura ubugingo buhoraho. Ku 10 haravuga ngo n'amakuba n'ibyago ibi nibyizitura umuntu. Ku 8 ngo ariko ngo abakora ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice. Yesu ashimwe. Muzi ko abantu birema ibice kandi bari mu rusengero, kandi bavuga ko bakijijwe, akumva muri bafite amacakubiri ya mubasi, kandi akumva nta kibazo kubisengeraho.
ibintu nitubivuga ntibazagire ngo abantu hari ibintu biba biri mu bantu kandi basenga bakumva ni ibisanzwe amacakubiri amashyari hari ibintu biremereye biba biri mu bantu kandi mu by'ukuri bavuga ko basenga kandi bakijijwe bikabyigana mu mitima yabo mwe gutuma hari ikintu kibyiga umwuka wera uri muri mwebwe mujye mwigira nk'aho mutabonye mujye mureka kwita ku bintu bimwe mwe bamara amavuta bakamura bibanduza Yesu ashimwe ntukagire ishyari kugeza ubwo uremererwa no gutera imbere k'umuntu wibitindaho vuga ngo ni umugisha we nanjye uwanjye ubundi ukwiye kwitoza gukiranuka kugeza ubwo Yesu ashimwe buriya gukora ibyiza biba ari umutima wamaze kubohoka biba ari umutima uri mu mucyo gukora ibibi nanone bya bintu bikubyiga byigiramo bigenda bisohoka muri wowe Yesu ashimwe cyane bivuga ngo umutima wabohotse wakira umucyo wa Kristo hari ibintu bitarwana nabyo muri uwo mutima Yesu ashimwe cyane hari umuntu uvuga ngo ariko mana ngo igihe nasengeye ngo bakana kandi buri kugira neza ugatera complain ayo ni amatiku ukwita uvuga yuri umuntu ufite umutima wakire Kristo by'ukuri uyoborwa n'umwuka w'Imana ko mwuka wera ntimukajye mubyigisha ibintu bidafite umumaro ujye uhita uvuga ngo ndagushimiye Mana kugiriye neza Zuzu umugiriye neza yaragushatse ndabizi ko nanjye ejo nanjye ndabizi ko anytime niteguye kuvuga amashimwe yawe niteguye kuvuga imirimo itangaje ukora Yesu ashimwe mureke tujye tugira positive mind tube turi abantu baba positivist Yesu ashimwe kubera ko umuntu ugira umukuri negatifu ntabwo ashobora kunezeza Imana bijya bigorana ko anezeza Imana utuntu twose aradukritikaho ahari amashimwe we abona abafite utuntu atera critique agahora iteka yiyanduza adashimwa n'Imana Yesu ashimwe cyane rero umuntu ureba ibintu muri positifu iyo ufite iyo mind urwana intambara nyinshi ukazitsinda ntabwo ibintu byose bikuremerera nk'umuntu mugahana gahunda agatinda nk'urugero uri ahantu aka example gatoya ushobora guhita uvuga buriya yabuze bisi ugomba guhita ushaka impamvu ituma utaremereza ibintu nyine gira mind kwa kwitoza gukiranuka kugeza ubwo uhora muri we havamo ibyiza ukabyitoza ntuhore wumva ibintu byose wabigize intambara ntugahore wumva ikintu cyose ugifiteho commentaire Yesu ashimwe cyane uvuge ngo hari impamvu byagenze gutya kanaka ambwiye gutya buriya ntabwo yimere neza afite ibibazo byinshi muri we Yesu ashimwe cyane Imana itubashishe kandi tubikore ijambo hepfo yongera tubwira ngo nanone 10 bisumiyemo rya jambo ngo ariko ubwiza n'icyubahiro ijambo riyogarutse ku bwiza haleluya uwo muntu ushaka ubwiza urumva ushaka ubwiza urumva ushaka favor bikore gukora neza udacogora Yesu ashimwe cyane ngo bashaka ubwiza ngo n'amahoro bongeyeho n'amahoro ngo ubwiza n'icyubahiro n'amahoro amen kugeza ubwo imirimo yawe isuzumwa Imana ikayibura amatashi ntugakorere ibintu ushaka indamu cyangwa ngo bakurebe bikore wumva ubikorera Imana ireba hiherereye Yesu ashimwe cyane niba ukunda gusenga wikorera Imana uvuga ngo bandebe mushumba ndebe cyangwa se abakozi b'Imana bikore wumva ukorera ijisho rirahiherereye ryandi riri kureba n'umushumba mutari kumwe Yesu ashimwe cyane senga kunda gusenga ntucogore kunda gukorane gukiranuka udacogoye Yesu ashimwe cyane ikintu cyose ukora ugikorana umwete nkuko ijambo ritubwiye ngo uzi ukora neza ntabikora buri Imana ishobora kubona muri wowe harimo kubishobora ariko abona ntubikora ariko ijambo ryatubwiye ngo uzi gukora neza ntabikora bimubera icyaha kuko Imana ibona ko ari icyaha nuko muri wowe harimo uburyohe burimo isi ikeneye kandi utarimo uratanga haleluya ikabona muri wowe harimo ibintu byinshi ushobora kujya kwa muganga ugasura abantu barushye baremerewe bakeneye ko umuntu yabaganiriza bakumva bahawe care hari ibintu byinshi byiza muri ubuzima twakora tutihugiyeho tutarangaye ko Satani aturangaje ibintu byinshi bidafite umumaro social media tukaratakaza umwanya wacu mu bintu bidafite umumaro byinshi mu masaha y'umunsi umuntu agira yo gukora akorera urugo rwe hazimo amasaha yo gusenga ushaka amaso y'Imana hazeho ureko hari ikintu wabakoreye umuntu Yesu ashimwe ikore nk'intego wumve ko hari ubuzima watanze mu muntu kanaka muhamagaye gusa ntibyamushimisha akumva gusa umuhamagaye ukoresheje amayinite yawe uramuhamagaye ukamubwira ngo Imana ikwiteho kandi kugire neza umwifurije ikintu cyiza umuhaye ubuzima Yesu ashimwe tubigire intego kandi twibuke ko ijambo ryatubwiye ngo abashaka biriya ushobora kuba urimo urabisenga usenga cyane ariko hakenewe ko hazamo n'imirimo
ibintu byose ni imirimo. Nabwiye ngo Imana ni Imana y'amahame. Gusenga cyane plus imirimo. Yesu ashimwe cyane. Ibikorwa bimwe wumva bagukorera. Yesu ashimwe cyane. Ngo ubwiza n'icyubahiro n'amahoro, ngo ibyo bizatuma umuntu wese, ngo ibyo nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, guhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuri buri muntu wese. Yesu ashimwe. Hari uzabisarura akiri muri iyi si, ariko abakijijwe bo bazanabibona bakiri mu ijuru, bazabona n'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Iyo mirimo izabaherekeza, ngo kuko Imana yacu itarobanura ku butoni. Yesu ashimwe. Ntabwo irobanura ku butoni. Imana niyo kwizerwa, kandi ni ukuri urwanye gucogora. Niba usenga ubona utarasubizwa ntucogore, komeza kumva ko Imana izagutabara. Bibiliya itwereka ko Nowa atigeze acogora. Imana yavuganye nawe, ajya kubaza inkuge, nta makuru y'uko iyo mvura, gusa yizeye Imana, ariko ntigeze acogora. Ari mu bagabo biri twereka batacogoye nubwo arafite amuca intege. Nawe ushobora kuba ufite aguca intege ngo igihe wasengeye ibintu byose uba wigize nyirakatize kazitereyemo, nyine bakakubwira amagambo nk'ayo ngayo, ariko ntukabiha agaciro. Wowe ujye umenya, ujye ukora ibintu wumva ufite intego, ujye ukora neza gusa wumva ufite intego. Hari igihe umuntu ashobora gukora ibintu byiza bakabona ko, hari igihe bamwe bashobora no kwitangurira indyarya, kanaka arashyanuka, kanaka yigize mwiza cyane, yigize ibintu byose yigize mwiza, ariko ujye ubikora wumva ufite papasi. Nowa yaragiye arabaza imyaka irikubita, arabaza, ariko mu kudacogora ko yabonyemo umugisha, yabonye inyungu z'ibyo yakoreye. Nk'uko ijambo ryatubwiye ngo ibyo ngo bishakishe gukora ibyiza. Yesu ashimwe. Bisaba ko wa muntu kudacogora. Bibiliya niko yatubwiye ngo mubishakishe gukora ibyiza mudacogora, mwe mushaka icyubahiro n'ubwiza. Kandi koko Nowa yagize icyubahiro cyinshi cyane. Ntabwo byoroshye kugira ngo isi yose Imana irimbure wowe usigare. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo byavuye mu mutima we mwiza, n'ubundi Imana abonaga urimo imirimo myiza. Nitubiharanira tukabyiruka inyuma tukora tubishaka, umuntu ashaka kuvuga ngo ese ukumva urwana nabyo. Nta kibazo ujye urwana ikintu ariko wagikoze wagihaye n'agaciro. Ntugaterere iyo ngo wumve ntibiraho ntibigufasheho. Ubigerageze wumva ushaka kuba umugisha ku bantu bose, ari abagukunda, abakwanga, abakuninura, abakunena, babandi batagwana agaciro. Wowe ujye umenya ngo ukorera ni ijisho rihemba neza, ni ijisho ryitegereza kandi rihemba neza. Kuza muri korali, kuza muri intercession, muri evangelization, ikintu cyose uri murakora wumve ko hari ahantu uri murandikisha. Kandi ntukumva mu nzu y'Imana gutyo gusa, gira ikintu wumva wakorera Imana yakwibukiraho. Hari mu nzu y'Imana, hari no hanze imirimo yindi dukora, ushobora gukorera neza abantu, ariko no mu nzu y'Imana turi mu rugo rwa Data. Mu rugo rwa Data iyo ufite umwana akakumvira agakora, uriya mwana uramukunda cyane. Umwana ugira ishyaka n'umwete, uwo mwana arakundwa iwabo cyane. Umwana wumvira wese anezeza umubyeyi. Niba mu nzu ya Data ariho duhurira n'Imana, ariho hantu yashyize mu ihema ry'ibonaniro, ujye wumva ari iby'ibyishimo n'ikintu cyose uzajya uhakorera wumva umusavinga. Nubwo abayobozi b'itorero hari batabibona, vuga ngo nubwo wagira umuhate ntugakorera amaso yabo, korera rya jisho rizaguhemba ukiri muri ubuzima. Yesu ashimwe. Niba birivuga ngo imirimo y'abera izibukwa, iyi mirimo izibukwa kandi hari aho yandikwa. Biravuga ngo abana b'Imana ngo baricaraga ngo ibitabo bikabumburwa baganira gusa. Kwicara muganira imirimo, ibitabo ngo birabumburwa. Yesu ashimwe. Mwiganiriye mwivugiye gusa, ibitabo by'urwibutso bikabumburwa bikandikwa. Reka tubeho dukora kandi dukorera Imana tuyinezeza cyane ko ari inyungu zacu. Hari ukunezeza Imana, iyo unejeje nawe irakunezeza. Nibire nirambu usabure byose bikugarukaho. N'abantu beza wagiriye nawe uzabibona kugira neza. Hari event ushobora kuba nk'iwawe cyangwa ubuzima bwawe, wenda wakoze ubukwe cyangwa ikintu cyose ushobora kubona mu buzima. Niba ushaka kuba wategura ubukwe, uzi ko utajya utaha amakwe y'abandi, uzi ko nta kintu na kimwe, nta serivisi uha abantu, uzi kuba uri nyamwigendaho, ubwo uzi ko uzasarura ibinganiye. Bivuga ngo ibintu byose ubiba muri ubuzima urabisarura. Niba uri umuntu wihugiyeho, wikunda, wiha umwanya, udaha umwanya abantu, ubwo uzi yuko uri kwibibiraho wenyine. Uri murikunda, ntabwo uri murakunda abantu. Kandi turiho kubw'impamvu z'abantu. Na Yesu yemeye uriya mubabaro n'agahinda kose kugacamo, n'umubabaro ukabije, kubera urukundo yumvaga akunze abantu, yumvaga ashaka kuduha ubuzima. Twebwe tutari ubwoko yaduhaye ubwoko, tutari dufite agaciro,
Bibiliya avuga ngo yadukuye mu mwijima idushyira mu mucyo w'itangaza ryinshi. Yadukuye mu mwijima, yadukuye mu mwijima w'icuraburindi. Hari abo baba baratongereye ibintu bibi, barabamuritse ubwami bw'umwijima, aza guca izo ngoyi z'umwijima ku buzima bw'umuntu. Rero yabonaga ko hazavamo inyungu nyinshi cyane. Kutwireherezaho twese abona ni ibintu bikomeye by'igiciro, azamurika imbere ya data akatwishima, akaba fieri yacu. Yesu ashimwe. Bavuga ngo uyu mubabaro nagize si ubusa. Rero ijambo ritubwira ngo ibintu tubishakishe gukora ibyiza tudacogora. Ntucogore. Wisenga mu mwaka wa mbere, senga ubigira ubuzima bwawe. Amen. Kiranuka y'ubuzima bwawe. Yego. Curanga, ucurange, wumva ucuranga, ntucike intege. Yego. Uririmbe udacika intege. Yesu ashimwe. Uprotokole wumva ubikora ubikunze. Ikindi mujye mubikora mubikunze. Nubikora uhatwa, ujye umenya ko biba birangiriye aho ngaho. Ni mwese yavuze ngo nimubikora ngo nuha umuntu ikintu, ukuboko kw'iburyo ntibukamenye ko wagitanze. Ingorane zawe zaba zirangiriye aho. Bivuga ngo iyo ukora ikintu ujye ugikora. Hari umuntu ushaka gutanga, abantu bajya gukora ibintu byiza bakazana amasosho media za kamera, ndimo ndafasha abayishe principe y'ijambo. Hari ukuntu uca principe y'ijambo kugira ngo unezeze abantu, ariko ugomba kunezeza Imana ireba hiherereye. Yego. Iriya mirimo yawe izashininga nubwo wayihishe. Ntabwo uzapfuka iminwa y'abantu bazashima kugira neza rwose. Ntabwo uzacecekesha amajwi azakuvuga. Nukuri. Ibyo wakoze imirimo iraguherekeza, bizaguha icyubahiro n'ubwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abazagusabira ati Mana kanaka ntapfe. Uyu ni umubyeyi, uyu tubonamo byinshi, uyu ni umumaro kuri twebwe, ntabwo akwiye gupfa. Baragusengera bakanakwingingira. Iyo mirimo rero ushaka kwereka abantu, ibintu by'abantu byose nabwiye ko ari ibintu bigira igihe, ibintu biri temporaire. Biriya bintu birarangira. Nta mugisha uri permanent, w'abantu iby'abantu byose birarangira. Bigira igihe bikarangira, ugashyuha muri, ukaba uri umuntu ugezweho, kanaka ari gukora imirimo, kanaka arimo arakora, wenda uri muri yamamaza, biragira bakanibagirwa ko wigeze unabaho. Ariko ibyo ukora hiherereye byo biguma bigukurikira, n'abana bakazabisogongera. Bikazagenda bibageraho, Imana ikibuka imbabazi zayo ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nukuri mureke tubiharanire, Imana izadufasha kubera ko byose ni ukubyitoza. Ukagira neza, ukajya wumva ugomba kubikora nyine, ukabishyira muri gahunda, ukabishyira mu ntego z'ubuzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Uko ubishyira mu ntego z'ubuzima bwawe birageraho, bikaba nk'umuco wo gukora neza. Bibari ubikora papasiri bikazageraho, nyine papasiri intego ya mbere nuko bizageraho bikaba ubuzima bwawe. Yesu ashimwe. Ugasanga ufite imirimo myinshi ikwanditseho. Imana ibahe umugisha. Mashyi menshi ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo mashyi ndayakwihere.